Muraho neza nshuti za Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi mfite ubutumwa bukomeye cyane ku muntu wese uri mu bushomeri cyangwa ufite akazi katamuhemba neza. Ese uri mu bushomeri, nta kazi ugira cyangwa ufite akazi ariko ntacyo kagufasha, ntikaguha umunezero? Iyo uri mu buzima nk'ubwo bw'ubukene cyangwa bw'ubushomeri, uba wumva nta cyizere cy'ejo hazaza ufite, cyane ko hari ibibazo byinshi uhura nabyo, kubikemura bikakunanira kubera ko nta bushobozi bwo kubikemura ufite. Gusa igisubizo gishobora guhindura ubuzima mu gihe ukurikije inama ngiye kukugira kiri muri iyi video. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugeza irangiye. Ahari wenda wasanga ari Imana yaguteguriye igomba kuguheramo umugisha, hanyuma ubuzima bwo kudatunga amafaranga ugatandukana nabwo. Reba aho hasi handitse subscribe, uhakande kugira ngo ibiganiro nk'ibi byuje ubwenge bijye bigucika, kuko buri cyumweru tuzajya dushyiraho video yigisha abantu uko bakwikura mu bukene. Hanyuma ikindi ugomba kumenya, ntabwo twaremewe gukena ngo tugire ubukene bw'akarande. Abatunze amafaranga ni abantu nkatwe, natwe twabigeraho mu gihe dukurikije izi nama ngiye kuvuga muri iki kiganiro. Muze rero turwanye ubushomeri dufatanije. Hanyuma reba aho hasi urasanga abasubscribers iyi channel yanjye ifite ni bakeya cyane. Rero nawe ukandeho kuri subscribe, niyo nkunga ngusabye, ntabwo biruhije ni segonda rimwe gusa, ubundi ikiganiro tugiye dukora ntikizajye kigucika. Reka turebe muri iyi video, tugiye kubabwira inama 15 zishingiye ku buzima busanzwe zafashije abantu benshi kuva mu bushomeri, bahera ku gishoro gito cyangwa nta n'icyo bafite, bubaka ubuzima. None ubu ni ababosi batanga akazi, barimo barafasha abandi kwikura mu bukene. Ibi ngiye kubabwira ntibisaba amafaranga menshi, ahubwo bisaba ko watinyuka gusa ugafata icyemezo ugakora uhereye kuri bikeya ufite. Reka turebe inama ya mbere. Niba ukeneye kugira ngo witeze imbere cyangwa se ushaka kugira ngo ukore wikorera, tangirira ku kintu uzi gukora neza. Reka mbisubiremo, tangirira ku kintu uzi gukora neza. Mu buzima buri muntu wese ahava akagera, hari ibintu byinshi bishobora kumunanira, ariko hari ikintu aba azi gukora neza. Amasomo n'ubumenyi ufite ntibisaba diplome kugira ngo bibyare amafaranga. Niba uzi guteka, kudoda, gusuka, kubaza cyangwa gucuruza, tangiriraho. Ushobora kwibaza uti si byageraho bingeza gute? Turebye nko ku budozi, ni igikorwa gikorwa n'abantu hose ku isi. Abantu benshi bakora ubudozi kuko dukenera kwambara twese cyangwa kudodesha imyambaro yacu yacitse. Nzi umuntu watangiriye ku budozi atera ibiremo, ariko ubu ngubu afite atelier de couture akoreshamo abakozi 50 kandi abahemba neza. Nzi n'undi muntu watangiye acuruza imbuto ku gataro, none bafite uruganda rucuruza ibikomoka ku mbuto. Ingero nyinshi zirahari, bamwe murazizi, n'ibyo bakora turabizi. Rero nawe gerageza ushaka amakuru y'uko batangiye, ubundi nawe utangire. Abakiriya bazizana, upfa kuba serivisi nziza, ntukore nka babandi bagafashe batakinginga amafaranga cyangwa batakinginga abakiriya. Iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri, isoko y'amakuru ukeneye ni iyi telefone yawe utunze. Iyo telefone ufite, reka mbisubiremo, niyo soko y'amakuru y'ingenzi ukeneye. Birababaza kubona umuntu w'umujene atunze smartphone, agura megabyte buri kwezi, agahabwa gigabyte imwe buri munsi, akayimara ari kuri TikTok. Nta kindi izo megabyte zimumarira. Ariko ikibabaje kurushaho ni uko bamwe ureba video zabo bashyize kuri TikTok,
baba bamaze ibikorwa byabo, bashobora kuba babikora mu buryo bwa komedi kugira ngo bigukurure, ariko burya kugira ngo wemere yuko abo bantu baba bari mu kazi, uzajye muri komenti uzasanga uwapositinze abenshi bazaba bapininzemo komenti ivuga iti videwo yose yirebe unyuze aha, hanyuma ahita ashyiraho link ikugeza kuri channel ya YouTube, ubundi ya link nuyikandaho azaba abonye views. Urakeka yuko azaba atari mu kazi se? Kujya muri TikTok si bibi, niba ufashe telefone ukajya kuri TikTok rwose si bibi, ariko jyaho utagiye kwicara ngo urebe umuntu uri mu kazi. Basi nawe washaka uko wafungura YouTube channel, noneho video zawe ujye uzamamaza kuri TikTok. Birashoboka, hari ukuntu ukora akantu k'agashoti, hanyuma noneho niba ari video ngufiya ukayishyira kuri TikTok, warangiza muri comment ugashyiraho description ya video yawe cyangwa se ugashyiraho link, buryo ujye muri comment akabati link yose nako video yose urayisanga, ugashyiraho link akayikandaho. Najya kuri YouTube channel yawe, aho ngaho uzaba uri mu kazi, ariko kujya kureba gusa ngo useke ugira ute, nubwo nabyo biba bikenewe, ariko nk'umuntu w'umushomeri ukeneye amafaranga, internet ufite yibyaza amafaranga, wireba mu video uri guseka gusa. Ubu ngubu internet yabaye ikirombe gicukurwamo amafaranga, abantu babimenye kare, internet irabatunze. Rero ujye ujyaho ugiye gushaka ubumenyi bwatuma utsinda uyu mwanzi duhanganye nawe, aribwo bukene. Ikindi, kuri YouTube haba hariho tutorials nyinshi zakozwe zigisha abantu gukora ibintu runaka. Urugero, uko wateka amandazi, uko wakorera amafaranga ukoresha telefone yawe. Hari ibintu byinshi, ikintu cyose ukeneye gushaka cyangwa ikintu uteganya gukora, ugiye kuri YouTube ukandika ngo uko bakora ibi n'ibi, ni gute wagenza gutya, ubisangaho. Rero internet yawe yibyaza umusaruro. Niba telefone yawe warayikoreshaga mu buryo butakubyarira amafaranga, tangira uyu munsi. Muri iyi minsi baravuze ngo icyo utazi ubaza Google. Iyo mvugo abantu benshi barayizi. Nawe rero ibyo utazi baza Google, telefone urayifite, ufite internet, yikoreshe, hanyuma izakugeza ku bintu ukeneye. Nubwo bitaba byo 100%, ariko uzakura ubumenyi bushobora gutuma ubona amafaranga. Reka turebe inama ya gatatu. Tangirira ku bintu bitoya. Hari abantu benshi bishyiramo ko gutangira gukora business cyangwa kwikorera bishobora kubasa amafaranga menshi, ariko ushobora gutangira ucuruza amata, icyayi n'igikoma. Hano hahurira abantu benshi, ugashyiramo igitoki cy'imineke, amandazi cyangwa imigati yo kunywesha icyo gikoma, icyayi n'ibindi. Ibintu bisaba igishoro gito cyane, ariko hari abantu benshi babisuzugura. Gusa hari umuntu nzi watangiriye kuri ibyo mvuze: igikoma, amata, icyayi, amandazi na bya bindi bita ibidiya cyangwa se imbada bitewe n'ahariho, ariko ubu ni umukire. Rero icyo usabwa ni ukugira isuku mu byo ukora byose, kuko umukiriya usanze nta suku ntiyagaruka. Ikindi ni ukwakira abakiriya neza ku buryo azagaruka kuzaniye n'undi. Naho nutegereza ngo uzahera ku bintu bihambaye, sinkubeshya uzakererwa, birangire ntabyo ugezeho. Kandi hari abajene babona ifaranga, wenda arakaraka k'igihe gitoya bakoze, agahita akuramo imyambaro ihenze, telefone ihenze cyane n'ibindi, kandi agakuramo udukoresho twatangiza alimentation ntoya. Nk'ubu ngubu niba wenda abonye ibihumbi 100 cyangwa 200, aho kugira ngo agure mu bya bikoresho agatangira gukoreshamo bya bintu byo kwinezeza, telefone ihenze, imyambaro ihenze, gusohokana na bagenzi be. Kandi ibyo ngibyo byakagombye kuba igishoro gitoya akagitangiza. Rero irinde kugwa mu kosa nk'iri. Iyo myambaro n'ibindi byo kwinezeza ushobora kuzabigura watangiye kubona inyungu y'ayo mafaranga washoye. Kandi nk'uko nabivuze, buriya icyo ukeneye ni ugutinyuka, nta kindi. Reka turebe inama ya 4. Niba ufite akazi, hari abantu bafite akazi akaba ahembwa amafaranga make cyangwa menshi, birashoboka, ariko akaba atanyuzwe n'ayo mafaranga, abona atamuhagije. Ushobora gushaka akandi kazi
ukora kakaguha amafaranga adaturuka ku mushahara ukaba wagafatanya na ka kandi ukora. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Niba ufite akazi katakunyuze nk'uko ubyifuza, igisubizo ntabwo ari uko ukavaho. Hari abantu benshi babona akazi, wowe akazi ufite bakakabona nk'ari inzozi zabo, barakifuje barakabuze. Rero wowe icyo ukeneye ni ugushaka ibindi wafatanya n'ako kazi, ukajya ubikora mu masaha ya nyuma y'akazi. Niba ushoboye guteka amandazi ushobora kugura ipanu, ugashaka n'inkwi, wajya utaha ukayateka. Noneho ugashaka abazajya bayarangura, cyangwa ugashaka abandi bantu bazajya bagufasha, niba ari uguteka cyangwa se gukora ibindi bintu. Ni ibintu bishoboka cyane. Ibyo bintu wabikurikirana ntabwo bigoye. Icya mbere ni ugutinyuka, cyangwa se ukabaza abantu babikora, ukababaza uti ese ibi bintu mwabigenje gute? Hanyuma noneho nyuma y'akazi igihe utashe mu masaha runaka ukabikora. Nubwo wakwinjiza make ariko yabinyongera, hanyuma akunganira wa mushahara. Nubwo bishobora kukuvuna, zirikana ko inzara cyangwa ubukene biryana kurusha imvune uterwa no gukora akazi. Aho kwicara cyangwa se ukicwa n'inzara, wavunwa n'akazi. Reka turebe inama ya 5. Witinya gusaba inama umuntu wamaze kwiteza imbere mu byo uri kubona ushoboye. Ushobora gusura umuntu ukora nk'ibyo nawe wifuza kuzakora, ukamubaza ibanga wakoresheje, nuko yatangiye, ingorane yahuye nazo, nuko yahanganye nazo. Umubaza uko yabigenje ahangana n'izo ngorane. Hari igihe igisubizo aguhaye cyaguha icyerekezo ugenderaho. Witinya kubaza ngo bataguseka, ntubaze umwe akanga kukubwira uzabaze n'undi. Erega n'abandi nuko babigenje. Witinya. Buriya ikintu cyo kwihagararaho ukavuga ngo njyewe nimbaza baranseka, narize, nagize gute. None niba umuntu ari kukubaza, wenda wewe hari aho wageze ariko ntushaka kumusobanurira ngo umubwire uti nawe bigenze gutya, nawe uzigaye uzamenye yuko uri ikigwari. Ariko nanone niba nawe ukeneye kwiteza imbere, ukaba hari ibyo uri kubona ushaka gukora, hari abandi bantu babikora, ntubabaze. Uragira ngo ubwo bumenyi uzabukura hehe? Ugomba kubaza abantu bakora ibintu bijyanye n'ibyo wifuza gukora. Umuntu ukora nk'ibyo nawe wifuza gukora, ukamubaza ibanga yakoresheje, uko yatangiye, niba hari risiki yahuye nayo ukamubaza. Uko byagenda kose nubaza umwe, ukabaza 2, ukabaza 3, ntabwo bizakunanira. Nuko nguko bimeze. Ibintu byo gutinya kubaza, kubataguseka, ngo batakwimagina, ugomba kubyikuramo. Niba uri kubona hari ikintu ushaka kugeraho, niba hari ikintu ushaka gukora, tinyuka ubaze. Ntabwo ibintu byose wabyigiramo inama, ntabwo bishoboka. Reka turebe ikintu cya 6 ugomba kwitaho. Tegura ukuntu wakwigisha abandi ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa ukakigishiriza iwawe. Reka mbaho urugero. Hano kuri Unguka Ubumenyi Post nateguye izi nama ndi kubaha, ubungubu ndi kubigisha. Ubungubu nawe ushobora kuba ushoboye guteka amandazi, ushobora kuba ushoboye gutwara moto, ushobora kuba ushoboye gukora n'ibindi bintu. Vuga ngo rero ibintu byaroroshye. Ushobora kuba ufite smartphone yawe ukifata video, wamara kwifata video ukagenda ukayipostinga kuri YouTube. Niba uyipostinze kuri YouTube, abantu bazayireba. Hari abantu bafite smartphone baba bafite megabyte ariko akaba adashobora kwiyungura ubumenyi bwo gukora ikintu runaka. Nareba ya video yawe washyizeho, ishobora kurebwa n'abantu 100, 1000 cyangwa se 10,000. Muri ba bantu bayirebye ntihazabura umuntu guhamagara. Icyo ugomba gukora ni ukujya muri description ya video cyangwa se muri comment ugashyiramo nomero yawe ya telefone. Ukaba washyiramo nomero, hanyuma umuntu washimye ibintu ukora akaguhamagara akakubwira ati ndashaka ko unyigisha. Rero umuntu uzakubwira ngo nyigisha azanakwishyura. Ugomba gushyiraho igiciro ukavuga uti ubwo uyu muntu akeneye kwiga
agomba no kunyishyura. Ubwo rero wowe icyo usabwa ni iki? Wowe ubu ngubu iyo telefone ufite ni amafaranga, kandi ni uko abantu benshi babitinya, ariko iyo telefone ufite ni amafaranga. Rero witinya kuyikoresha, cyangwa se ngo wenda niba hari ibintu uri kubona bagenzi bawe bazi ngo utinye kubabaza. Buriya ikosa rya mbere ni ugutinya. Niba hari ibintu ushoboye, reba ukuntu wabyigisha ku mbuga nkoranyambaga aho kwirirwa kuri TikTok ureba gusa. Facebook hari icyo bita marketplace. Ushobora kujya ahantu hari marketplace, niba hari umucuruzi mwegeranye ufite ibintu byiza, ushobora kugenda ukabifotora ukabishyira muri marketplace, warangiza noneho ukabipostinga. Uzajya kumva hari ijambo ushyiraho ngo iki kigura angahe. Umuntu ukanze ku iryo jambo uramurangira mukumvikana, hanyuma noneho niba agiye kugura hahandi wafotoye cya gikoresho aguha komisiyo. Ubu ngubu interineti rwose ni ibintu byoroshye. Shyiraho gahunda y'ubwizigame ku mafaranga make ubona. Iki ni ikintu nacyo uba ugomba gukora. Nubwo wakorera 2,000, ushobora gukuraho 500 ukayazigama ugakoresha ibisigaye. Mu bindi bikorwa bibyara inyungu ushobora kuvuga uti mu 2,000 nafashe ndashyiraho 500. Burya gukora utazigama nta mibare irimo. Abantu benshi batekereza ko kwizigama ari ibyo bafite amafaranga gusa, cyangwa se amafaranga menshi. Ariko umuntu ukorera udufaranga dukeya niwe uba ugomba kurushaho kuzigama. Zirikana ko ibyo ukora cyangwa se ibyago wahura nabyo ntabwo biguteguza. Niba watangiye aka business gaciriritse, ushobora guhura n'ibibazo muri business. Twatundi wazigamye akaba ari two tugira gute tugutabara. Niba wari ufite n'akazi, ushobora kugatakaza ntandi ho guhungira, ugatabarwa na bwa bwizigame. Ushobora kutayabika kuri banke, ukaguramo itungo cyangwa n'undi mutungo utimukanwa, agashyamba, akaryango ku muhanda, cyangwa se n'ibindi. Ariko bya bindi bishobora kunguka amafaranga. Niba rero ushaka kubaka inzu cyangwa kuyigura, bishobora kuzakugora mu gihe usabwe kwishyura ayo usabwa yose. Ariko iyo wazigamye make, ukazigama make abinyongera. Ikindi, niba ushoboye kuzigama uri mu bukene, ni ikimenyetso cy'uko nubona amafaranga menshi uzayacunga neza. Abantu benshi bazamuka ari uko bazigamye. Rimwe na rimwe hari abantu bazigama ariko nyuma basubira hasi, ayo bazigamye akaba ariyo abafasha. Ibaze rero utarazigamye wafashwa n'iki? Icyo nacyo ugomba kugitekerezaho. Reka turebe ku nama ya 8 tunasoza. Shaka inshuti zigufasha kwaguka mu bitekerezo. Buriya abantu benshi babana n'inshuti zitari izanyazo. Jya ubana n'abantu bakugira inama nziza, zigutera imbaraga, cyangwa se support iri morale. Kuko inshuti nziza ni yayindi kwereka ko mu gihe watinyutse ugakora byose bishoboka. Ni yayindi kwibutsa ko ubushobozi bwawe ufite buruta ibihurimo, ikakurinda kwiheba no kureka inzozi zawe. Ikindi, inshuti ifite amakuru arimo amahirwe y'akazi irayagusangiza. Aho bari gutanga akazi, aho bari gutanga amahugurwa y'akazi ku buntu, ishobora kuguha amakuru cyangwa se igatuma uva mu bushomeri kubera amakuru iba yagusangije. Ikindi kandi, inshuti ifite ubumenyi bwo gukora ikintu runaka irakwigisha. Ntitwanakwibagirwa ko mu nshuti nziza cyangwa se inshuti nziza mu gihe igusumbye ubushobozi, yagutera n'inkunga y'amafaranga, ukaba watangira utuntu dukeya ugatangira ukikorera. Sinasoza ntagusabye kwirinda gusuzugura umurimo uwo ari wo wose. Nta muntu ujijutse usuzugura akazi, gapfa kuba kaguhemba, ayo kaguhemba yose ikindi kemewe na leta, katatuma ufatwa ugafungwa mu gihe wagakoze. Nzi abakire benshi babanje guhingira amafaranga 500, abandi babaye abakarani bikorera imizigo, abandi bacuruje udutaro, abandi bacuruje mituyu, n'abandi bageze ku nzozi zabo barahereye kuri ya mirimo yitwa kwisuzuguritse iciriritse. Ariko wowe uritwaza ngo warize ntiwayikora. Zirikana ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Mu Gifaransa baravuga ngo qui ne risque rien n'a rien.
Izi nama uko ari 8 zifite igisobanuro gikomeye. Nta n'imwe igusaba kuba ufite amafaranga menshi. Waba ufite akazi cyangwa nta kazi ufite, ariko ukaba ushaka kwiteza imbere, igihe cyawe cyo gutera intambwe ni iki. Kandi izi nama nuzikurikiza, ndabizi neza hari abantu cyangwa se hari ahantu habi zizagukura zikakugeza heza. Iyo hari inama yagukoze ku mutima, jya hasi muri comment utwandikire utubwire uti iyi nama nayumvise, cyangwa se utubwire uti ibintu bigomba kugenda gutya. Uduhe igitekerezo muri comment, kandi niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Njye mwari kumwe, nitwa Emmy Fierté. God bless.